ubundi ibyaha bikorwa n'aba bantu bibazwa nde? ni ukuvuga ngo baba bari à la merci y'uwabafashe. Uwabafashe ashobora guhita bahuranya kandi ntibyitwe ko yishe imfungwa y'intambara. Nibo bibazwa, ushobora kubafata ukabafunga. Hari ahandi ushobora kubibariza Honorable Evode? Oya kubafata kuko hari ikintu, hari ibihugu byo muri Afurika bye byavuze complètement nkuko nabikubwiye. Buriya iyo bakubwiye ngo ushobora gufatirwa ku rugamba ariko ntubone statut de protection, donc statut de prisonnier de guerre, ni ukuvuga ko biremewe nuko bahita bakwahuranya. Ubaho kubera impuhwe, kuko byageze aho baranavuga batari ko si ibintu. Hari ikintu kivuga ngo hari abanyamategeko, hari ikintu dukunda gukoresha ngira ngo ambassadeur bwa muri terere nawe arakizi, kivuga ngo qui paie le plus paie le moins. Nuko bivuze ngo niba wowe ubishatse uyu muntu wamuha statut de prisonnier de guerre, wowe ushatse wanayimuha, sibyo? Igihugu cyamuzanye, igihugu oya no kuko niba nyine convention amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'ubutabazi, international humanitarian law, ziriya protocole additionnel nakubwiraga, ziravuga ngo le mercenaire donc ngo n'a pas le statut de combattant. Kandi iyo bavuga le combattant ni ikintu ngo hariho les deux bergers, hari impamvu impande ebyiri zihanganye zirwana, sibyo? Noneho n'urugero bakavuga bati uyu munsi tuzwi muri Kongo, ubu n'urugero hari M23 hari na leta ya Kongo, okay? None tukavuga tuti mercenaire afashwe na M23, sibyo? Muri izo mpande ebyiri zarwanaga uwo muntu ninde, afite iyihe statut, sibyo? Okay, ubwo adafite statut de bergera, donc ubundi ibyaha akora bikwiye kuba bibazwa uwamuzanye mu gihe watashoboye gufatwa, sibyo? Ni ukuvuga ngo ibyaha bari abamercenaires bakora izo black water za Tshisekedi Colombia, uzi ko habanje kuzaho muri Romania bakayamanika, hanyuma hakabaho noneho n'ikindi kintu, buriya ikindi kibazo buriya bari abantu banatera nuko donc ndumva igisubizo nta kiguhaye cyuko ibyaha bakora bibazwa leta ibakoresha yabazanye, ariko nabo ubwabo iyo bafashwe nakubwiye ko nta statut de prisonnier de guerre bagira. Ni ukuvuga ngo baba bari à la merci y'uwabafashe. Uwabafashe ashobora guhita bahuranya kandi ntibyitwe ko yishe imfungwa y'intambara, kuko mu mategeko agenga international humanitarian law ntabwo umuntu wafatiwe ku rugamba ufite iyo statut de prisonnier de guerre ntabwo wemerewe kumwica, witwa imfungwa y'intambara. Ariko ubu ngubu baramutse bavuze ngo ntabwo afite statut de combattant kandi akaba yafashwe, aba ari ku mpuhwe z'uwamufashe. Donc ariko ibyaha akora mu gihe atashoboye gufatwa bibazwa leta imukoresha, kubera ko leta muri ariya masezerano mpuzamahanga ziyangaje kuvuga ngo ibi bintu dukwiye kubihana, cyangwa se mu kimwe twaba inkiko zacu zaba zidafite ububasha, aba bantu tukaboherereza ibihugu bibashaka. Ariko nakubwiye yuko iyi convention urebe nk'uko ambassadeur Nsengimana yabikubwiraga, nujya kureba ibihugu byayisinyuraza gusanga ari byo muri Afurika. Ibihugu byo muri Afurika mu myaka kuva muri za 60 kugeza muri za 70, ejo bundi na za Namibia, za Zimbabwe, za Angola zose zikiri mu ntambara y'ubwigenge kugeza muri za 75 na 6 kugera muri 80, rwari rukigeretse n'abamercenaires, kuko bari abantu banze bari mu murongo wa neocolonialisme, donc banze ko kwemera ko biriya bihugu byabonye ubwigenge cyangwa badashaka ko bibubona. None ugasanga abitwa ngo abakoloni bagiye, niba Portugal yagiye ikagenda cyangwa Abongereza bagiye, ariko bakagenda bagashinga isosiyete yitwa private military company, none ikaza ngo ije gutanga expertise, ije gutanga services zayo. Donc byo bakabibara nka business, kandi ari mu murongo n'ubundi wazangabo za cya gihugu cyari gikolonije, kuko nk'iyo societe nakubwiye y'Abongereza yari yarashinzwe no muri Lieutenant Colonel
wari uri mu ngabo z'ubwongereza wari waragiye muri retirement. Donc ni ukuvuga ko rero ku kibazo wambazaga ntuza responsabilité ya mbere ni igihugu cyazanye uwo muntu, hanyuma giye gushaka uwo muntu aramutswe yafashwe cyangwa yamenyekanye nawe akurikiranwa ku bye bikorwa, kuko harimo responsabilité partage mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko niba ari kuko aba bantu baza bafitanye amasezerano na leta yabazanye, niba akoresha niba ibyangombwa. Ikindi kibazo rero nanone batera nuko bari abantu babahembwa amafaranga menshi, baraza kuri uko guhembwa amafaranga menshi, baraza bagatera n'urwikekwe mu gisirikare cy'igihugu basanze, kubera yuko baravuga batari ko umuntu ahembwa amadolari 20,000, jewe mpembwa amadolari 100 kubera iki, kandi ari njyewe nyiri igihugu, kandi aba bantu nta nicyo bakora tubona kizwi kurusha ibindi. Kandi ya masosiyete amenshi afite n'amafaranga, bamwe bafite na za drone, hari abaza bakakubwira bati tuje mu bintu muri mission de reconnaissance, dushobora kuidentifia aho umwanzi ari, dushobora kubazanira za drone zireba hanaha. Ibyo bintu byose babishyira muri facture leta ya Kongo ikabyishyura. None rero ibyo bintu byose hari igihe n'ubundi baza bikababana imfabusa. Ngira ngo bamwe bambutse Rubavu wabonye n'amadolari bari batahanye, wabonye abagiye batsinzwe buhagarutse abandi. Donc ngira ngo leta ya Kongo muri Kongo habaye isibaniro ry'abamercenaires mu bihugu byinshi bya Afrika, muri buka ambassadeur la guerre du Biafra mu gihe cya Biafra naho niyo mpamvu Nigeria yari yarabaye affecté, ni nayo mpamvu yabaye ya mbere mu guproposa ko habaho convention kuri ibi bintu bijyanye na mercenaria. So ariko rero urumva nyine nkuko mbikubwira, Nations Unies wageze kuvuga kukomoza ku kintu cya UN. Hari n'abantu b'abahanga numvise barimo wa mu professeur wo muri Kenya Lumumba numvise ngira ngo yari kumwe n'undi mudamu, ntabwo nzi igihugu akomoka, amashobora kuba ari Nigeria, nyine barimo basobanura ukuntu mu UN itari umushinga wakorewe Afurika, ko ari umushinga nyine, ni umushinga wa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ni umuryango washinzwe n'ibihugu byari bimaze gutsinda na deuxième guerre mondiale, hanyuma biwushinga mu nyungu zabyo, biniha n'uburenganzira bwinshi. Ngira ngo nk'ejo bundi bumvise amatora yabaye ibihugu 150 na bingahe byamaze kwemeza ko leta ko Palestine yaba leta yigenga nayo, ngira ngo n'u Rwanda rwarimo, ndetse bakareba ko kuba leta ya Palestina yabaho n'iya Israel ikabaho ari cyo kintu cyatanga umuturambye n'amahoro muri kariya karere. Ariko kubera yuko mu bihugu bitashyigikiye icyo cyemezo Amerika irimo, droit de veto y'abanyamerika irahagije kugira ngo ibyo byose bibe imfabusa. Donc les Nations Unies, ngira ngo na ministre Olivier Nduhungire yarabivuze ejo bundi muri UN, ubwayo c'est une organisation anti-démocratique. Donc ni non démocratique, donc ntabwo kuko ubundi muri démocratie le consensus compte, pas l'unanimité mais le consensus nibura. Ariko nta consensus iba muri UN, donc ni ukuvuga ko ibihugu bifite imbaraga. Nanone iyo ugiye kureba ugasanga iyo habaye za divergence nyuma ya guerre froide y'intambara y'ubutita, ukunda kubona n'ubundi biriya bihugu bitanu nabyo bisa n'ibirimo ibice bibiri. Usanga hari igice kibamo Russia na China, ugasanga harimo n'ikindi gice kirimo Amerika n'ibihugu by'i Burayi bibiri, Ubufaransa n'Ubwongereza. Donc ugasanga nabwo basa n'abahora bakurona. Abo bahanga rero baranavugaga ngo abanyafurika bakwiye kwicara hamwe ngo bakareba niba n'uriya muryango batawuvamo kuko ntacyo bamariye. So ntabwo rero jewe ntekereza yuko ntabwo nsuze stima ko atari abahanga, ariko je ntabwo nemeranya nabo kuri yo, kuko iyo wagiye muri gukora politike bita chaise vide, noneho ukivana muri forum wajya kuganiriramo n'abandi bagabo, noneho bakajya bavuga ibikureba wowe waragiye, ntabwo bibuze ko bafata ibyemezo bikureba kandi udahari. Iriya Charité des Nations Unies Kadafi yigeze kwishwanyuza, ambassadeur arabyibuka, Kadafi akiriho, sibyo? Ariko hari abanyafurika nabo bareba bakareba wenda uko Kadafi yarangiye, uko byamugendekeye n'ibiki byose, bakavuga bati reka twoge magazi. Ariko ntabwo nge mbona ko ibihugu byo muri Afurika kuva muri UN ari wo muti, ari cyo gisubizo, kubera yuko nemera ko ari organisation itari démocratique, ariko ko nkuko bivuga yashinzwe mu nyungu z'abayishinze. Nta gihugu cya Afurika cyari gihari, kandi mwibuke ko yashinzwe nyuma y'ikitwa CDN, cyari ikintu cyitwa ngo Société des Nations. Société des Nations bayisheshe ngo kubera ko yari yananiwe guhagarika impamvu, gukuraho kuvanaho impamvu zataye intambara ya kabiri y'isi yose. Bashinga rero l'Organisation des Nations Unies, yubatse kuriya yubatse ishingiye ku mategeko
bamwe nk'abanyamategeko tureba tukabona ashaje, tukabona atakijyanye n'igihe. Uzi ko ubundi itegeko bagenda baryapudetinga barihuza n'ibihe, ariko bo nta nyungu bafite zo kugira ngo ariya mategeko ahuzwe n'ibihe, kuko ntabwo yahuzwa n'ibihe mu nyungu zabo, sibyo? Ba bandi barimo kwemereje aba BRICS, niba ari BRICS niba n'abandi, ni abantu ubona ni umuryango umeze nk'uwa business ugaragaza imbaraga wenda zo mu bucuruzi, ariko good enough. Ubu ngubu wenda turi mu isi twavuga iri multipolaire, ntabwo tukiri mu isi iri bipolaire. Mbere uziko mbere hari URSS na Amerika ari byo bihangange bihora bimeze gutya, hakaba n'ibindi bihugu byavugaga ngo biba mu muryango w'ibitageraho bibogamiye. Ibyo ni bitarashakaga kujya kuri Amerika, ntibishaka no kujya ku Burusiya, bikavuga biti duhahe hose. Ariko ikigaragara nuko nyuma ya après le fondement de l'URSS n'ubundi Uburusiya bwafashe n'ubundi iyo ntebe URSS yari ifite, n'ubundi Uburusiya bukomeza kuba ari igihangange. Ariko ikigaragara nuko uyu munsi abanyamerika badashobora gufata ibyemezo bonyine nk'uko mbere byari bimeze nyuma ya fondement de l'URSS, kuko abanyamerika bari puissance financière, une puissance financière militaire, donc sans rival. Ariko nyuma ubu kubera la montée en puissance ya biriya bihugu bindi, ubu turi l'ordre mondial twavuga ngo iri multipolaire, nta nubwo ari ikiri unipolaire, ntabwo kiri bipolaire, iri multipolaire ku buryo uyu munsi umuntu atakwicara ngo ubwo avuga ngo ubwo mfitanye ikibazo n'abanyamerika ubu ndapfuye birarangiye. Ntabwo ubu ngubu ariko bimeze. Aho rero niho nashaka kubaza Ambasaderi Nsengimana, niba kuri ubu ngubu wenda umwe adashobora gufata icyemezo ngo yumve ko kiratambuka n'iki bitewe n'inyungu runaka, tubihuje n'ibibazo biriho mu isi by'umutekano muke n'ibi by'abacanshuro, ni gute abantu bashobora kwicara mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi baganira ku bibazo by'umutekano bihari, ariko bose bakaruca bakarumira nko ku kibazo cy'abacanshuro bari hirya no hino mu bihugu, uhereye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nuko aba bose bumva kimwe inyungu bahafite nk'ibihugu bikomeye, kuki habura n'umwe uvuga ngo ibi ntabwo bikwiye? Ntabwo ari uko batabyumva kimwe, ahubwo nuko ba bandi batanu Evode amaze kubavuga, ni Abanyamerika, ni Abongereza, ni Abafaransa, ni Abarusiya n'Abashinwa, bafite ububasha bwihariye. Buri muntu, buri gihugu ku giti cyacyo gishobora guhagarika icyemezo cyashyizweho. Urumva abo ni batanu, kandi ibihugu bigize Loni ni 194, ariko kimwe gusa muri biriya bitanu gihagarika icyemezo cyari kigiye gufata. Ariko byibuze bavuze bakabyamagana, baravuga, ariko kuvuga se bimaze iki niba nta mwanzuro ushobora gufatwa? N'ubu igituma iki kibazo turimo tuvuga cy'abacanshuro kitarashoboye gufatirwa amasezerano mpuza bihugu byose, nuko kimwe muri biriya bihugu noneho uko ari bitanu ubwo byaranze, kuba byaranze ari bitanu kandi ari byo bifite ijwi rikomeye, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri nta nyungu ibyo bihugu bifite muri uwo mwanzuro, muri ayo masezerano ashobora gukorwa. Ni ukuvuga rero niba nta nyungu bafite mu masezerano yabuza abacanshuro, ni ukuvuga yuko bafite inyungu mu bacanshuro ku bundi buryo. Ni ukuvuga rero iki ni ikibazo tuganira uyu munsi, ariko hari n'ibindi byinshi. Babandi ikibazo cya Palestine, ikibazo cya Palestine nacyo urakizi, ni ikibazo kimaze igihe, cyagarutse muri iki gihe. Ibihugu byinshi byerekana ubushake bwo kugira ngo kigane inzira yashyizweho na Loni, ko bakora ku buryo bizaba ibihugu bibiri bibana mu mahoro. Yego, aho kimwe n'ahandi hari ibibazo ntibabyumvikanaho. Numva rero ikibazo ni imiterere ya Loni idatuma ibintu bishobora guhinduka. None se Loni yikumva yuko ibibazo bizakemuka gute iceceka mu rugo? Loni nanone Loni se ni bande?
ko iyo ubirebye ahanini ari ba bandi batanu. Bo rero bo kubera ko nta mwanzuro bafashe barakomeza gukoresha abo bacanshuro mu nyungu zabo, aho badashatse kohereza ingabo zabo bohereza abacanshuro bakajya kurinda amasosiyete yabo. ariko hari abavuga ko atari ayabo. baba babeshye. None ni amasosiyete n'ubundi uko bayita ntabwo ari sosiyete ya leta y'Amerika. bayita ngo ni sosiyete, iyo bavuze ngo ni Ni a private privé. military company, Ni prive, ntabwo ari sosiyete niyo umuntu ku giti cye. No, ifite aho ikomoka ni muri Amerika, ariko ni nk'uko bakohereza kompanyi tuvuge y'abanyamerika ikomeye oya ubundi l'entreprise pour ngire wenda ambassadeur, ubundi iyo bavuze l'entreprise multinationale sibyo igira nationalité. Hari icyo bita muri international business law, muri droit international des affaires, hari icyo bita la nationalité de l'entreprise, no muri droit international privé. Yes. None ni ukuvuga ko wowe niba ufite nationalité rwandaise, ndaguha nk'urugero, reka nguhe nk'isosiyete wenda, reka dufate wenda nka Christo Ventures yacu, buriya ifite nationalité rwandaise, buriya ifite ubwenegihugu nk'ubwawe. N'urugero dufashe ni company sibyo, fata Prime Insurance, iriya ni nationalité ifite ubwenegihugu bw'u Rwanda sibyo. Noneho rero bo bakicara bakavuga, bakabyikuraho, bakavuga bati oui je veux bien, aba bantu ni abaturage bacu, ariko ni abantu bari muri business, ni abantu babaye contacté directement par un état étranger, bajya gutanga expertise, bajya gutanga ubwenge, bajya gutanga ibintu bijyanye na donc nkuko nabikubwiye ni kimwe nuko tugirana amasezerano na company y'abashinwa ikaza kudukorera umuhanda hano, nabo babifata kimwe, ariko mu magambo make ziba ari izabo. Kari akantu ko kuvuga ngo société militaire privée sibyo, donc ubwo ni ukuvuga ngo leta iba yikuyeho responsabilité, ntabwo ari twebwe twohereje abacanshuro. Ariko buriya nk'abafaransa bari abantu urabona kiriya kintu cyitwa ngo ni légion, cyitwa gute, légion française, la légion militaire, la légion ni branche y'igisirikare, ni branche y'igisirikare cyabo. Hari nk'aba babaga muri za Central Africa, babaga bang, uryo wajyaga kumva ngo hari dami ikintu cyitwaga ngo département d'assistance militaire cy'abafaransa cyazaga hano. Buriya bashobora gukura generali cyangwa koloneli mu Bufaransa akaza kukiyobora, ariko abo bantu basanzwe muri Afurika hano muri bakabakura bang bakazana hano. Wabonaga abantu nk'abantu benshi bafite mu gisirikare b'indiscipline, abenshi ntibabirukana, benshi babohereza muri ibyo ngibyo, ugasanga baba hirya no hino ku isi. Donc ugasanga n'ahantu babohereje basanzwe bahazi, ariko nyine ntibemere ko ari ababo, bakagira gutya ntibemere ko ari ababo. Ariko byanga bikunda icyo kintu cya mercenaria abantu bagifitemo inyungu ni biriya bihugu bikomeye. Nanakubwiye ngo reba muri aya masezerano yose abanegosiye, ubibone ubushake bwa politike ububonera muri ratification. Ugiye kureba ugasanga ratification ni ibihugu byo muri tiers monde, nibyo muri Afurika, ariko aba bantu b'aba mercenaires cyane uko bifite ibisirikare bijegajega. Ibiki ibyo bihugu byo muri Afurika bikoresha aba mercenaires, bifite ibisirikare bijegajega, nabyo byashoboka kuko urabona nkatwe nk'u Rwanda se, u Rwanda nk'u Rwanda rwagira izihe nyungu zo gukora, kuko reka aba bantu bagiye bakora ahantu hari reba nk'igihe cya apartheid, nahoze nkubwira icyo kintu cyitwaga executive outcomes, nayo ni ikintu cyari groupe de mercenaires cyakoze igihe cya apartheid cyane mu gucinyiza abirabura, barwana n'abantu bashakaga kwibohora biriya bintu by'igihe cya za apartheid muri Afrique Australe no muri Amerika Latine, byabayemo cyane kenshi, no muri za Yemen n'ibintu nk'ibyo. So ari ahantu henshi. So uravuga rero kuko kuvuga ngo igisirikare kijegajega nka Kongo ho byabaye kuva muri za 60 kugeza ubu, nta gihe abamercenaires batabaye muri Kongo. Ndagira ngo no mu gihe cya Idi Amin Dada yigeze kugira bodyguards bakomoka muri Sudan y'Amajyepfo. Yego. Kandi ntiyafata abasirikare b'Abaganda, yigeze kugira abantu b'abamercenaires, donc protection rapprochée,
abasirikare bamurindaga bamwegereye abenshi bari abanyasudani y'amajyepfo. ariko noneho hari ikindi wigeze kubaza abo bantu nubwo badashobora kuba abasirikari imfungwa z'intambara kuki ibyo ari byo byose bagira imbaraga ndetse n'uwabagiriye nabi akirinda kubikora nuko ariko ku rugamba baba barasaba bari kurwana ku rugamba birashoboka ariko si iyo bafashwe ubundi igihugu cyaba ninde unegosiye ko bari kurwa igihugu cyabazanye nicyo kigomba gusubiza ibibazo by'abo bantu ariko uzarebe ni hakeya niba hari na hamwe abo bantu bafatwa ngo bacirwe urubanza aho ngaho bararekurwa. ni ukuvuga yuko kugira ngo barekurwe bafite imbaraga zibarinze imbaraga rero nta zindi ni bya bihugu bakomokamo. niyo mpamvu bitwa ko ntaho bahuriye na leta ariko mu by'ukuri leta nibaha imbaraga zose bafite. ubu ngubu rero muri Kongo hagaragaye abo muri Rumaniya basubira n'iwabo banyuze hano mu Rwanda. u Rwanda rwabahaye inzira baragenda. none ubu haravugwayo bandi baravugwayo mu gihe hari ibiganiro bigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri kariya karere. abantu baribaza bati ni gute haba hari ibiganiro bigamije gukemura ikibazo leta igakomeza gukoresha abacanshuro kandi binabujijwe bitemewe ubwo ibyo bibazo byakemuka bite? reka nkubwire ibintu bya Kongo rwose yewe kuri mikoro ya mugenzi wawe ngira ngo na ambasaderi Nsengimana twagiye duhura kenshi. wenda ambasaderi Nsengimana bo n'abadiplomate n'abandi ariko buriya yewe ntabwo nzi kurwaza umurwayi mbona ko n'ubundi azahuhuka ejo. nta na rimwe nigeze mbona ubushake bwa leta ya Kongo especially by'umwihariko bwa Perezida Tshisekedi. ngira ngo hari statement nyinshi umukuru w'igihugu cyacu yigeze akora avuga ati kuvuga ngo wumvikanye na Tshisekedi ikintu agisigaho mu kivugiye. Tshisekedi ni umuntu udashobora kuvuga ngo hari ikintu mwavuganye kuko ni abantu bumvikana bakanasinya agisohoka aho ngaho. interview ya mbere ahitangazamakuru iba iri ya rencontre y'ibyo amaze gusinya. ni ukuvuga yuko rero urebye ibibera muri Kongo ukareba imyiteguro ku mpande zombi. muri Kongo bari muri recruitment na training. leta ya Kongo barimo barazana abamercenaires, barimo baragura izindi za drone. iyo ubona ntago mbona amahoro arimo kuza ahubwo ubona imyiteguro y'intambara. kandi nayo M23 nayo ntago isinziriye ntago irindiriye ko bazaza kuyotsa umuriro. ejo bundi nayo yakoze training y'abantu bamwe nabo yakuye mu ngabo za Kongo. irababwira iti deja numvise ni bavuga bati tugiye gukora une armée révolutionnaire, igisirikare cy'impinduramatwara. urabona batangiye kujya mu wundi mujyo ku buryo rero ngewe ntabwo ngiye mbona amahoro yo muri Kongo Perezida Tshisekedi agihari kuko Tshisekedi ubwe ni ikibazo niwe utuma Kongo itagira amahoro. niba rero agihari noneho ukaba ureba ejo bundi hari ibindi Minisitiri Nduhungire yatubwiye ntabwo mfite kontoni y'amasezerano biriya byitwaga by'amasezerano yerekeranye n'imikoranire mu by'ubukungu region ngira ngo ni economic integration ibintu nk'ibyo hafi aho ngaho. ibi wabonye yuko abantu bavuga minisitiri yatubwiye ati abantu bacu n'abakongo baricaye bari bakoze akazi keza ara dernière minute Tshisekedi afata telefone. ibyo bintu ziko yigeze no kubikora Rwanda sibyo afata telefone aravuga ati ntusinye ibyo bintu a condition que 90% by'abasirikare b'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo babanza kugenda sibyo. icyo kintu agikubitaho. ikindi aratubwira ati bijyanye n'umutekano bifite uko byaganiriwe ati kuza kubivangavanga n'ibingibi by'amasezerano ajyanye n'imikoranire mu by'ubukungu nabyo ni ikindi kibazo. donc urumva hari ibintu byinshi bigaragara yuko ari n'ibindi bintu buriya ntekereza ko
wenda ntabwo nabyita ikosa rya politike, buriya gufata Kabila ukamukatira urwo gupfa mu rubanza parodi, sinzi niba ariko ubwo ni iki mu kinyarwanda, ni gisa n'urubanza, ikintu gisa n'urubanza, ibintu bitagira ibimenyetso, urubanza rutarimo ibimenyetso, hakavumbuka umuntu akaza akavuga ati bo bagaragaza ko abifite. aha no, ibyo bafite barabivuze, ibyo bafite barabivuze, ntabyo bahishe batavuze, sibyo? Donc noneho bakavuga bati uyu muntu tumukatira urwo gupfa. Nk'umuntu rero wayoboye igihugu, uwabyemera utabyemera, umuntu wayoboye igihugu imyaka 18 abagifite abakimwiyumvamo, abakimwibonamo, abagifite nabo yagabiye, reka tuvuga abo yakamiye mu kinyarwanda cyiza. So noneho tukavuga tuti ntabwo iyo ari geste yatuma y'umuntu ushaka amahoro, sibyo? Ushaka amahoro, ariko biriya bya Vital Kamerhe bye nawe ni biriya ni perturbation interne, ni allié we benariye Maradroit, fite ibintu ya bintu nkunda kwita amasezerano yo mu bigori. Hari ibintu bumvikanye ngo nzakora manda imwe, hanyuma ninyirangiza nawe ukora iyindi, undi aragenda yubaka ingufu arakaryama. Hari ibintu byinshi Tshisekedi nyine buriya yagiye baca mu ryahomye, wenda bashobora kuba barumvikanye. Uribuka igihe cya Geneva na Lamuka ba Katumbi n'aba ba Martin Fayulu, amatora ya 2018 byayo urabizi, warabikurikiye. So ibyo bintu byose donc uko yabaye perezida bwa mbere, ni ibintu byose biri aho ngaho. Hari ibyo nanga avuga umuntu wayoboraga komisiyo y'amatora. Donc ni ukuvuga ko byose iyo ureba ibibazo biri muri Kongo uyu munsi, ntabwo umuntu niba Tshisekedi ari ikibazo ntashobora kuba n'igisubizo. Donc kuvuga ngo ikintu cyonyine kizashoboka gusa ureba n'amateka y'isi, ni hake abantu barwanye bikarangira bashoboye gusinya amasezerano bakumvikana. Ingira ngaho bagerageje ni hepa mu Burundi igihe cya Nelson Mandela, nabwo cya CNDD na leta ya Pierre Buyoya. Icyo gihe umuhuza yabanje kuba Nyerere arapfa, haza Nelson Mandela asa naho abahatiye nabo gusinya ibintu, ariko hakaba n'abarundi bavuga batari ko buriya CNDD nta butaka yafashe yari ifite, byabaye kumvikana kugira ngo intambara irangire. Ariko nanone urabona nabyo simbizi niba byaratanze umusaruro witezwe. Sinshaka kujya muri politike y'ikindi gihugu, wenda ibyo muri Kongo byo dukunda kubivuga kubera ko babidukururamo, plus babidukuramo, hari igihe tuba oburije yo kubivugaho. Ariko ikigaragara ahantu henshi hari impamvu zarwanye. Reba amasezerano yarusha yarasinywe, ibintu byarusha Ambasaderi Nsengimana ni mukuru waranabizi kundusha. Donc byarangiye n'ubundi Habyarimana ibyo yasinye ashyizeho amananiza akomeza kwanga ko bishyirwa mu bikorwa, kugeza ubwo ibintu byaje kurangizwa n'umunwa w'imbunda, amarerezoma, abantu bakora genocide, miliyoni y'abatutsi bahatakariza ubuzima. Rero ngatekereza yuko n'ubundi ibintu byo muri Kongo nta uvumira itararenga, abantu baracyarimo kuganira. Ariko ibintu byo muri Kongo n'ubundi mbona amaherezo hari igihe kizagera n'aba banyamerika babirimo n'abanyakatari bavuga bati twebwe twakoze ibishoboka byose tubafasha kugera ku masezerano, ariko gushyira mu bikorwa ayo masezerano byo ntabwo ari akazi kacu. Bafate kredi yabo bigendere, n'ubundi ikibazo kizarangizwe n'intambara. Ariko ikigaragara nuko u Rwanda rwavuze ruti twe tuzakora ibitureba. Deja nk'ubwo pour ton information, ntabwo parliament ya DRC yigeze ratifiya ari amasezerano, ntabwo yigeze bikora, ariko u Rwanda rwo rwateye intambwe rurabikora. So urumva rero hari ikintu cyinshi kigaragaza yuko nta bushake bwa politike leta ya Kongo ifite, kuko ntabwo waba uri muri process yo kumvikana n'uwo muhanganye noneho ngo ujye kuzana abamersoneri. Nyingira ngo ni byadoha ubu byabaye paralize, nyingira ngo bari bagiyeyo bagarutse. So ngenda tekereza ko ari ikibazo gikomeye cyane, nge nuko numva ibintu.